Kuko mu bintu tuza kuvugaho n'ubundi turaza kuvuga kuri album launch ya Papa Cyangwe. Naho zimbura ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu byagiye bivugwa bagaragaza ko Papa Cyangwe yaje gufungwa, ese yaziraga iki? Ibyo byose rero uraza kubimenya muri kino kiganiro, cyane ko Papa Cyangwe yaduhaye ukuri by'umwihariko mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone. Hanyuma rero ndaza kukubwira ko uwitwa The Ben ibinyamakuru muri Tanzania byashyize umucyo kabisa, bemeje ko The Ben ari umwe mu banyarwanda bafite impano, kandi impano nziza cyane igaragaza kuba uyu muhanzi ari ku isoko, ari wa mbere uri ku isoko mpuzamahanga by'umwihariko muri East Africa, mu bihugu bya East Africa. Urumva harimo Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye. Rero The Ben nyuma y'uko wakoze remix ya Power, ari byinshi cyane rero byagiye bijya hanze. Urumva ndasugaruka kuri Papa Cyangwe. Nyuma rero kuri ya mpano hari abarenga basore bagera muri batatu bamaze gushyirwa mu butabera, cyangwa se bamaze gutabwa muri yombi. Abasore batatu batandukanye, ngira ngo mu minsi ishize nimo mbabwira ko hiyongereyeho witwa K John. Uyu nawe arazwi cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda. Hari byinshi ashinjwa, ariko bamaze kuba batatu. Ibyo byose urabimenyera muri kino kiganiro. Rero ndaza kubwira byinshi cyane bitandukanye. Hari indirimbo nshyashya zagiye zisohoka, ngira ngo mwarabibonye, witwa nze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, witwa Lino G yashushyira hanze indirimbo n'uwitwa Lipro, n'umwe mu basore bameze neza cyane. Ndetse ko kujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Cardi B ari kwishimira kuba mu minsi ishize yaribarutse rwose, nyuma y'uko album ye Imana Blessings kajya ku isoko. Hari byinshi rero nawe yagiye atangaza. N'umwe mu baraperikazi bameze neza cyane, bahagaze neza cyane ku rwego rw'isi. Ubwo rero amakuru ni menshi tuza kuganiraho, ngira ngo mu kanya gato cyane nzi mfate akaruhuko nze mvuga kuri Papa Cyangwe, umwe mu bantu bagerageje gutanga ibyishimo, ndetse igitaramo cye kiritabirwa pe, ariko hari ibintu bitagenze neza. Ibyo ngibyo rero uraza kubimenya hano mu kiganiro kabisa. Nitwa Horror Impano Entertain, of course the king of my channel kuri The MR TV. Please click subscribe yango dukomeze tubane cyane, ngwereza amakuru menshi cyane agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu isi imyidagaduro, mu isi y'ibyamamare. Rero hari byinshi Papa Cyangwe yatangaje, ni mu kanya gato nyuma y'uko Papa Cyangwe yaganiraga n'itangazamakuru, by'umwihariko n'amakuru dukesha Isibo ndetse na The Choice Live. Bwo ari mu kiganiro bakira Papa Cyangwe rero avuga ukuri by'umwihariko ku byagenze ku gitaramo cye muri rusange. Navuga ko rero rimwe mu bintu biri kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko haracyari n'ibindi kugenda bivugwa. By'umwihariko hari uwitwa Juda Kuberwa, ngira muramuzi, yateguje indirimbo, ni indirimbo yise Shokora. Mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga teguza coming soon. Ni ibintu mwagiye mubona ko ari gutegura igikorwa cyiza. Amakuru ye ni menshi cyane, yose ndaje tuyanyirukireho kugira ngo tuze gukomeza muri ka gace twisemenya. Ndetse kandi this day dufite umutumirwa wa Monster of the Day, urakigarinde tuzi kumuvugwaho ibigwi. Hari byinshi yagiye akora, ubona urazi kumenya mu kiganiro. Mu Burundi ndazi kukubwira ko witwa Kirikwakiri, nyuma y'uko amaze gutsindira ni imodoka yatsindiye, by'umwihariko abikesha abafana we ndetse n'itsinda ritegura irushanwa ryitwa Super Bati. Nagiye mbona abantu batandukanye bavuga ngo Kirikwakiri nibwo bwa mbere agiye kujya mu modoka, ariko mu by'ukuri hari igihe nyine ibyo byose rero tuza tugenda tubivuga. Hari na byinshi yagiye atangaza. Abo ngo mu Kayanza mwamenye ko badutayemo ni Lino G ndetse n'uwitwa Lipro. Reka nze mu kanya mfata akaruhuko kabisa kugira ngo nze tukomeze n'amakuru yacu atandukanye tuyarambo. Yes, welcome back. Please cyo gukora urakizi, nukana subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane muri byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni byinshi cyane bigenda bivugwa mu Rwanda, East Africa yose, muri Africa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbahari kugira ngo nzi tubane neza cyane, nguhiriza amakuru ya nyayo, kandi ndi umwe mu bantu bagera kuri tele kugira ngo nkugezeho ibintu byiza kandi byizewe. Hanyuma rero Papa Cyangwe mu masaha make ashize, ni nyuma y'uko nababwiraga ko witwa Papa Cyangwe
ku butumwa yageneye abakunzi be yavuze ko yashimiye umuntu wese witabiriye kiriya gitaramo ndetse akanashimira Mugisha Benjamin nyuma yuko The Ben yaguriye table cyangwa se table ebyiri mu buryo bwo gushyigikira Papa Cyangwe. Navuga ko ari ibintu byagenze neza ku bantu bakurikirana stati ya WhatsApp ya Papa Cyangwe yari yapostinze rero yerekana ko The Ben yamwishyuriye 500,000 mu rwego rwo kumushyigikira. Yewe aranamubwira ngo njye nta nubwo ari ngombwa kuba ngiye naba mpari ahubwo ngiye kubw'ibyo kugira ngo ne ko nkushyigikiye nguriye abantu table ebyiri. Urumva ni 2,500 amwohereza amafaranga ariko aramubwira ati sasa ndanaguha 100,000 bya essence urakoresha ugiye kureba gutanga ubutumire cyangwa se invitation mw'iyi minsi uri kwamamaza igitaramo. Rero igitaramo cyagenze neza wagiye ubona ko twagiye tubigarukaho cyane n'abanyamakuru batandukanye bagiye babigarukaho cyane. Mwabonye performance zitandukanye, hari abahanzi benshi cyane twanaherukaga kera by'umwihariko batari baherutse n'ubundi guperformingira abantu. Ngira ngo mwabonye Fireman, mwabonye Bulldog, mwabonye abitwa ba DJ Bob bari bahari bakera, ngira ngo murabazi muri industry. Hanyuma rero igitaramo cya Papa Cyangwe yishimye ko cyagenze neza ariko byarangiye nabi. Ni nyuma yuko rero ngo witwa Papa Cyangwe hamwe na Kigali Universal bitagenze neza cyane ku ruhande rw'abategura igitaramo no ku ruhande rwa Papa Cyangwe muri rusange. Ni nyuma yuko ngo Papa Cyangwe bamufungiye muri Kigali Universal mu buryo bwo kugira ngo bamuhezemo cyane. Rero usibye naho mbona bagenzi bacu bagenda bavuga ko Papa Cyangwe hari izindi mpamvu, ariko mu by'ukuri Papa Cyangwe ni ibintu byamutunguye kuba yarafungiye aho ngaho bamubujije kataha nyuma yuko yahamagaye bosi nyine nyiriwo wari wateguye. Nuko rero ni byinshi cyane agenda atangaza ko ngo hari amafaranga atishyuye ibintu by'ibyuma bundi muri make ntago byumvikanye. Rero Papa Cyangwe yagiye avuga ko ngo Kigali Universal bamuriye amafaranga menshi cyane. We ntiyagize umubare ko yavuze ko by'umwihariko Papa Cyangwe hari amafaranga yari kubaye ariko atabaye aye muri rusange. Mu gihe ibi byose bigenze neza, igitaramo kibonetsemo performance zitandukanye, abahanzi batandukanye, Racine, mwabonye Benovia wabonye ukuntu yakoze igitangaza nka kimwe Yesu mwabonye ukuntu yakoze, mwabonye performance y'ubushize yaje mu ngobyi ariko yaje noneho ku musaraba bambye nka Yesu. Benovia ni umwe mu bantu baza nko ku mwanya wa kabiri bashimishije abantu mu gitaramo cya Papa Cyangwe. Ariko Cyangwe muyiziza imyaka 5 yaramaze mu muziki ariko no kwishimira n'ubundi no kumurika album cyangwa se kurocinga album ye yise Now or Never. Ni album ye n'ubundi iriho indirimbo zitandukanye, mwajye mubona performance idasanzwe. Ibintu bya Papa Cyangwe ntabwo tuje ngo tubitindeho kuko n'ubundi ni bimwe mu bintu byatangiye neza ariko ntibyarangiye neza nk'uko yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye. Gusa yagaye abari bamushyigikiye nyine nka Kigali Universal bavuga ko by'umwihariko rero bitari kuba byiza cyane ku muhanzi nka Papa Cyangwe uri kugenda wigaragaza neza cyane mu gakino k'ino music industry. Hanyuma rero Papa Cyangwe reka mbe muvuye ahubwo nkubwire ko witwa The Ben ni nyuma yuko akoze Power. Navuga ko iyi ndirimbo Power ni indirimbo ya Mbosso yakunzwe cyane mu gihe Mbosso arimo ashaka kugira ngo akore remix. Ni nyuma ariko rero abahanzi batandukanye bakomeye muri East Africa witwa Mbosso yavuze ati ngomba kwitabaza The Ben kuko Mugisha Benjamin ni umwe mu basore ni umwe mu bagabo bigirira confidence kandi afite impano. Ni nyuma y'uko ibyo byose byagiye hanze n'ubundi iyo remix akorwa ni indirimbo yitwa Power. Mwabonye ko inakunzwe cyane muri ino minsi. Nahoze mbona kare Mbosso aganira n'ibitangazamakuru avuga ko by'umwihariko abantu benshi bari kugenda bibaza kuri cover agenda ashyira kuri audio cyangwa se kuri video lyrics. Rero yabitangaje bavuga ko Power nyine urumva yasobanuye byinshi cyane nk'imbaraga ahantu zihurira, kuna agenda afata gande kamwe ka buri muhanzi agashyiraho kandi gamwe agashyiraho kandi nyine so ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Witwa Calligraphy John, witwa Ben n'abandi batandukanye bagiye bagaragara muri no remix mu gihe witwa Mbosso n'ubundi akomeje kugira ngo
abahereza indirimbo zitandukanye ariko ku ndirimbo imwe ubwo ni kwa kundi umuhanzi yitabaza undi TC twakora iyo remix ariko nkiri kuri Mugisha Benjamin The Ben umwe mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse ni na legend witwa Otile Brown njya mwabonye ko yanamwitabaje kuri EP ye cyangwa se extended play y'indirimbo cyangwa se album ntoya igiye kujya hanze mwabonye ko Otile Brown nawe yamwitabaje yavuga ko hari ibintu byiza cyane umwe mu bagabo bari blessed witwa The Ben unagerageza gufasha abahanzi batandukanye usibye mu Rwanda nabo hanze arabafasha yego bose baba bafite amazina ariko ni na byiza cyane kugira ngo ibihugu bya East Africa tugende dufashanya muri rusange zo tugende duhuza imbaraga mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twubake industry ya East Africa yose muri rusange nyuma rero nimo nkubwira ku bya ya mpano rero ya mpano ntago ari umwe mu bibagiranywe kuko akomeje gushyira hanze abantu bagize uruhare mu gusakaza amashusho ari gukora igikorwa cy'abakuze ngira ngo mu minsi ishize nababwiraga ko uwitwa Pazomani ndetse n'uwitwa John cyangwa se Ki John ni Patrick Pazomani na Ki John bamaze gutabwa muri yombe ariko bamaze kuba batatu nyuma rero ko ibyo byose byagiye hanze witwa ya mpano mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko afite gushyira hanze umuntu wese wagize uruhare mu gusakaza amashusho n'amavideo bye ngira ngo mwagiye mubibona n'ubundi mu bice bitandukanye Cardi B ubwo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Cardi B yamaze gutangaza ko man yaribarutse kabisa abantu bashaka kumuhereza igikoma Cardi B yaribarutse mu minsi ishize ari kwishimira umwana we yibarutse nyuma yuko ashyize hanze album yakunzwe cyane mu minsi ishize ni album yacuruje cyane bivuga ko yacuruje bya hatari ngira ngo mu kiganiro nahoze mbabwira ko witwa Cardi B yagiye yakoze ikintu kidasanzwe kuba yarafite drone ikajya ikora delivery ijyanye album wenda n'urugero ngi nkabashaka wenda nka album nkaho hamagara bati Cardi B sasa nshaka album ukayigura ugahita wohereza indege urabona twa tudege mu Rwanda dutanga amaraso agahita avuga ati sasa mu kanya gatoya nyuma y'udusegonda nka 30 album irabikugezeho rero Cardi B ngira ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo navugaho navuga kuri Cardi B ngira ngo nta bindi byinshi nandi makuru menshi mfite ariko kuri Cardi B ni umwe mu baraperikazi bakunzwe ku isi kandi babahanga cyane mu njyana ya hip hop ni umuraperikazi wakunzwe cyane yakoze amateka ibitaramo bitandukanye bagiye mubona muri Super Bro Halftime Show mwagiye mubona mu bice bitandukanye mu episode atandukanye wagiye ubona benshi cyane ariko nkindi aho ngaho navuga kuri Kendrick Lamar nawe ngira ngo mwarabibonye ko yakoze amateka nyuma yo gusohora iri album nyuma yo guperforminga indirimbo zitandukanye rero mu minsi ishize ni ibintu byagiye bijya hanze ko witwa Drake agiye kuba Dr Drake agiye kuba yamushyira mu nkiko nyuma yuko nyine ngo yamukoza ahantu ariko mu by'ukuri nyine rap cyangwa se beef muri rap ni ibintu bisanzwe kuba abantu baza bakabifingana kandi bakaba bagira uruhare n'ubundi bakaba bagira uruhare mu gukura audience ku bantu babakurikira no guteza impagarara hagati y'abafana rero indirimbo zitandukanye nka Not Like Us Like That indirimbo zitandukanye yagiye akora no kugaragaza performance idasanzwe n'ubundi navuga ko witwa Kendrick Lamar heruka mu Rwanda ntago byoroshye kuko n'ubundi aracyavugisha itangazamakuru ibaze kugira ngo umuntu akora amateka 2024 amara umwaka wose agikora amateka kivugwa mu itangazamakuru kandi ubundi ni ibintu biba uko kanya bigetse birangira ariko iyo uri umustar uravugwa ubahaye akazi abanyamakuru so umwe mu bintu biri kugenda bigarukaho hanyuma rero ngarutse muri Afrika witwa Wakili nyuma yo kubona imodoka nziza cyane yashyikirijwe na Superbati cyangwa se Superbati itegura iri rushanwa ry'abahanzi batandukanye witwa Akili yari ari kumwe n'abitwa ba Muhimbare ngira ngo uyu muramuzi abitwa ba Double J rero Akili yaje kuba
kwegukana iri rushanwa aratsinda cyane avuga ko by'umwihariko imodoka itsinde kandi ari y'umuryango we kuba mureze cyangwa se umuryango we afite muto ugerageza kumushyigikira. Yavuze ko rero we byishimiye ni nyuma y'uko rero ibyo byagiye hanze utwa Akira avuga ati bafanizi bange muze munshyigikire muzaze rwose mushyigikire. Ndavuga ko ari ibintu byiza cyane. Ikindi nakubwira nuko Eri Pro umwe mu bahanzi bo mu Burundi bamize neza yamaze gutangaza ko by'umwihariko indirimbo yakiriwe neza ni nyuma y'uko uwitwa Rinoji Mvukuri cyangwa se umwe mu bahanzi bakomeje kuvugisha itangazamakuru cyane ko na n'ubu aracyavugisha itangazamakuru mu Burundi by'umwihariko ko ashobora kuba yakiri mu rukundo na Monefi mu gihe bo bari batangaje ko ari business cyangwa se ari mu ruganda bakora umuziki bisanzwe. Nyuma rero ni makuru yo ni menshi nahoze mbona Classic mu kanya n'umujene wanjye n'undi ukora umuziki mu gihugu cy'u Burundi twa Classic Boy aka kanya ngiye kubona nyohereje ubutumwa kagiye guteguza nawe indirimbo nshya mw'iki cyumweru I think yambwite wana Son Brother bitarenze iki cyumweru ngomba kubatamo yitwa Classic Boy umwe mu bantu baririmba nka Kivumbe King I think man haranyuma